umwanzi satani yagerageza nkabona amakuba menshi nzi yuko umukiza azamba hafi njye mwisunga mwishemu amatsiko mu mutima wanjye yo guca ku munsi mwiza Yesu bwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mwijuru. Ho muri La Rosine Frere Company Limited tubafitiye serivisi nziza cyane mutasanga handi, harimo imyenda y'abageni y'amakositime mwajyaga mujya gushaka i Kigali, amakanzu meza kandi agezweho ndetse n'imikenyero myiza cyane. Tubakorera dekorasiyo kandi haba muri sale, muri tente, mu rusengero, ibirori byanyu bikaba bisa neza cyane. Ibyago cyangwa amahirwe nzi byose kw'Imana ibitegeka kwiganira no kubusa bizaba ejo ibyago cyangwa amahirwe nzi neza kw'Imana ibitegeka kwiganira no kubusa okubusa bizaba ejo ibyago cyangwa amahirwe nzi byose kw'Imana ibitegeka kwiganira no kubusa mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite nizeye Yesu ntabwo bamfite umwanzi satani yagerageza nkabona amakuba menshi nzi yuko umukiza azamba hafi njye mwisunga mwishemu umwanzi satani yagerageza nkabona amakuba menshi nzi yuko umukiza azamba hafi njye mwisunga mwishimo umwanzi satani yanjye
ngerageza ngabona amakuba menshi nzi yuko umukiza azamba hafi njye mwisunga mwishema mbeshwa no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo mfite nizeye Yesu ntabwo mfite nizeye Yesu ntabwo mfite nizeye Yesu ntabwo mfite numva amatsiko mu mutima wanjye yo guca ku munsi mwiza Yesu bwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru numva amatsiko mu mutima wanjye yo guca ku munsi mwiza Yesu bwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru numva amatsiko mu mutima wanjye yo guca ku munsi mwiza Yesu bwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo mfite nizeye Yesu ntabwo nizeye Yesu ntabwo mfite nizeye Yesu ntabwo mfite nizeye Yesu ntabwo